Reka nongere nguhe ikaze wowe uteze amatwi ikiganiro isi y'abagabo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku kintu cyitwa manifestation. Ibi bintu ntabwo abantu benshi bakunda kubitekerezaho, ariko manifestation cyangwa manifesting mu kinyarwanda twabigereranya no kwiyaturiraho ibyiza cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose wiyaturiraho, abe mu bitekerezo, abe cyangwa icyo watura kikava mu bitekerezo kikagera mu kanwa ukakivuga. Ibi ngibi bya manifestation cyangwa manifesting bikunda cyane kugendana n'ubushake, ubushake bwawe, bigakunda kugendana no gutekereza biri positive ndetse no gukora ibikorwa biri ku murongo bigerekeranye cyangwa se biharanira bya byiyumviro wiyumvamo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imbaraga z'ibyo wibwira cyangwa se z'ibyo ubwonko bwawe bwirirwa bukwaturaho, ubwonko bwawe bwirirwa bukwereka, ukuntu biza bikatarakitinga neza cyangwa se bikinfluencinga reality y'ubuzima ubamo. Reka dutangirane tureba manifesting icyo ari cyo. Ubundi manifesting ni igikorwa gifite imizi ishingiye mu kwizera ko ibitekerezo byacu n'ibyiyumviro byacu ari byo bigira uruhare muri reality turimo cyangwa se tuzajyamo. Igihe cyose uri ku manifestinga ibintu ku buzima bwawe, igihe cyose, by the way, hari ibintu tutajya duha agaciro ariko kera bajyaga babivuga, cyangwa se nawe nimba warabanye n'abantu bakuru barabikubwiye, ukajya wumva umuntu arakubwiye ngo winyaturaho ibibi, bakakunda kukubuza kwiyaturaho ibibi, bagakunda kukubuza kwivugaho ibintu bibi, nyine kwibwira ngo wenda njya numva ari nk'abantu bibwira ndi umukene, ndi ikigoryi, ndi iki. Ibyo bintu neza neza uko buri kubivuga urabanza ubwonko bwawe bukabyemera, and then ukajya no kubyatuza akanwa kawe neza neza by'influencinga reality y'ubuzima ubamo, kuko bya bindi bibi byose wiyaturaho birangira bije mu buzima bwawe cyangwa se bikarangira ari nabyo bibaye ukuri. Ibi bintu ushobora kuba utajya ubiha agaciro cyane, ariko reba mu gusenga cyangwa se mu bintu by'imyizerere. Gusenga, ikintu cyonyine kiduhuza n'Imana ni uko tubanza tukabyiyumvamo ko turi gusenga mu bitekerezo byacu, tukabibaho focused, ubundi Imana tukizera ko ibyo tuyisabye cyangwa ibyo tuyibwiye yabyumvise, and then ibyo ngibyo neza neza muri reality yacu bizamo. Ahangaha ntabwo ndimo ndakubwira guhanura, ahubwo ndimo ndakubwira gusenga. Isengesho ryonyine rigira agaciro ni isengesho rifite icyizere, kandi uku nguku dusenga tugera ku Mana, ubu buryo dukoresha tugera ku Mana yacu ntabwo ari sisiteme iri kure cyane y'ubwo abegera amadayimoni cyangwa se ibyo twita imyuka mibi nabo banyuramo. Nabo bitangirira mu kwizera. Ni nayo mpamvu ukunda kubona akenshi mu maso yacu, akenshi mu buzima tubamo, Satani agerageza kwiyamamaza, kuko abizi neza ko igihe cyose uzaba wamaze kubona ko Satani ari uwa nyawe, igihe cyose uzaba wamaze kubona ko ari umunyembaraga, nibyo bizamuha ubushobozi bwo kugira icyo akora ku buzima bwawe, nibyo bizamuha ubushobozi bwo kwinjira mu buzima bwawe. Ese waba uzi icyihishe nyuma yo kuba Satani ahantu hose hari showbiz ikomeye ku isi, wenda nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakunda kugaragara ibirango cyangwa se ibimenyetso cyangwa ibishushanyo cyangwa ibigirwamana, ibintu ibyo ari byo byose bisebya Imana bigamije kwamamaza Satani? Ibi byose abikora kugira ngo ubanze umugendane mu mutwe, ubanze umutekerezeho, ubanze umutinye, ubanze ubone ko ateye ubwoba, and then namara kugutera ubwoba aza kuyobore, aza ayobora ubuzima bwawe, aza afate bugwate amarangamutima yawe, kugira ngo wemere yuko uri umukristo cyangwa se uri umwizera wa nyawe. Nuko uzaba udatinya Satani. Reba nk'urugero, ubaye uri muri batayo y'abasirikare ariko utizeye neza batayo ubamo, uvuga ati batayo yangiri weak, n'ubundi turapfa. Iyo ugeze ku rugamba ntago watanga contribution cyangwa ntago watanga umusanzu wawe ku rugamba nk'uw'umuntu wizeye abo bari gukina nabo. Team ya football igihe cyose umukinnyi yibona nk'aho ari gukinana n'abakinnyi badashoboye, ntago bishoboka ko yatanga umusaruro muri icyo kibuga yaba arimo.
ahubwo kugira ngo timu ya football ikomere bisaba ko ubanza ukizera ubushobozi bw'abo mukinana, ukizera ubushobozi n'ibitekerezo by'umutoza muri gukinana, ukumva ko nta kipe ibaho mutabasha gutsinda. Ibi ngibi rero ni nabyo kimwe no ku Mana. Imana yawe usenga ariyo Mana yanjye nsenga, Imana ya Abraham, nuba wizeye ubushobozi bwayo kuri wowe, nuba wizeye ko ariyo ifite ikiganza cy'ibyiza kuri wowe, nuba uyizeye bitarimo gushidikanya, bitarimo kuzanamo amakenga, nta kabuza uzayibona. Ariko igihe cyose Satani yabashije kwibrandinga mu maso yawe, igihe cyose Sekibi yabashije kwibrandinga kuri wowe mu maso yawe, yamaze kukwereka ko arenze, yamaze kukwereka ubushobozi bwe, wamaze kumutinya, brother cyangwa sister, aho ngaho uri kwirukana Holy Spirit muri wowe, urimo urirukana umwuka wera, cyangwa se urimo urirukana Imana mu buzima bwawe, kubera ko umwanya wawe wamaze kubona yuko Satani ashoboye. Rero the same thing na manifesting twari turimo kuvugaho. Niyo mpamvu abantu kenshi ukunda kumva bavuga manifestation bakabihuza n'imyizerere. Nibyo, ni imyizerere ariko iri grounded mu byiyumviro byawe, iri grounded mu bushake bwawe, iri grounded mu byo utumbereye. Ubwo ifite imizi mu byo utumbereye. So nimba koko wumva nawe ukeneye kumenya uko ubuzima bwawe bwaba bwiza, ukeneye kumenya uko wahindura kondisiyo y'ubuzima ubamo muri iyi si, ukeneye kumenya manifesting, ukeneye kumenya gupracticinga manifestation. Iyi manifesting ni igikorwa wowe ukora ariko wabashije kugisobanukirwa. Ari nayo mpamvu tugiye kurebera hamwe twese ni gute umuntu yabasha kumanifestinga, ni gute umuntu yakwiga kwiyaturaho, cyangwa se yafata ibitekerezo byiwe yiyaturaho akabikora neza, cyangwa akabyiyaturaho neza ku buryo biza muri reality. Reka ibi ngibi nabyo tubirebe. Mbere na mbere ngewe ikintu nakubwira cyangwa nakugiramo inama cyagufasha kugira manifestation nziza, nuko wabanza ukizera Imana, ukarushaho no gusenga cyane, ukarushaho gusenga usaba Imana ibyiza kuri wowe, ku buzima bwawe, kuko ni nabyo akenshi dusenga dusaba, kandi ukavanayo umutima wizeye yuko wabihawe. Nimba wasenze usaba ubwenge, va gusenga wumva yuko nyine nta kindi kintu kigiye gukurikira. Nimba wabisabye igiye kuba umunyabwenge, gira kwizera muri wowe. Ntabwo bishoboka ko wa manifestinga utabasha kwizera. Ariko other than that, tuvuye kuri iyo space, hari ubundi buryo wakomeza kwifashamo ku manifesting inzozi zawe, ku manifestinga ejo hazaza hawe, ibyo wiyifuzaho, uko wifuza kwibona, ariko mu buryo buri positive way. Dore ikintu cya mbere abantu benshi batajya bazirikana, kandi nacyo kigira uruhare runini cyane muri manifestation y'ubuzima bwabo. Icya mbere, imiziki wumva. Ese brother cyangwa sister, twese turabizi, tujya tubona ukuntu ikintu cyitwa irari ry'ubusambanyi riba ryuzuye umutima wa buri muntu. Buriya umuntu wese ubona mwiza birashoboka ko yaba umugome, umuntu wese ubona mubi birashoboka ko yaba umuntu mwiza. Rero umuntu wese ubona w'umusambanyi cyangwa se ukora ibikorwa byo ari byo byose bikojeje isoni bisa nk'ibyo, birashoboka ko yanabireka ukagira ngo ntiyanabasha kubikora. Ariko umuziki nakwibutsaga ko ari cyo kintu bivugwa no mu isi yose ko gifite ari inkingi ya mwamba mu busambanyi bukorerwa muri iyi si. Reba imiziki wumva buri munsi. Ese wumva, urugero nakwereka nk'imiziki ya Eminem. Hari indirimbo ye y'ibihe byose yitwa I'm Not Afraid. Sinzi nimba ariko yitwa, ubwo mwebwe murabizi neza kundusha. I'm not afraid, I'm not afraid. Iyo ndirimbo ya Eminem, iyo uyumvishe, ni indirimbo wumva ukumva ikintu cyitwa ubwoba, ukumva ikintu cyitwa kwikanga, gutinya bigushizemo,
kubera iyo ndirimbo gusa ukuntu iririmbitse, kubera injyana ifite, ituma wumva nyine nimba ari ibintu bikomeye uri gucamo, ugomba kubicamo kandi ukabivamo amahoro, ukabitsinda. Hari indirimbo za victory, hari indirimbo z'intsinzi, hari indirimbo wumva neza neza ukabyumva yuko ugomba gutsinda byange bikunde, indirimbo zigusigira winning mentality. The same thing, nimba wirirwa wumva indirimbo zigushishikariza, zikubwira ibyiza by'ubusambanyi, zikubwira ibyiza byihishe muri ibyo bikorwa bibi by'ubusambanyi, ibyiza biri muri drugs, kunywa ibiyobyabwenge, ibyiza biri mu kuba uri umuntu w'umugome, mu kuba uri umuntu w'umwicanyi, nta kindi kintu bizagusigira. Bizagusigira iyo mentality. Nk'uko wumva indirimbo nziza za winning mentality ukayisigarana, the same thing nibyo bintu bizakubaho mu gihe cyose uri kumva indirimbo ziri sexual. Nawe uzasigarana n'ubundi ryara riri kurimo, uzaribyutsa, wumve yuko nawe ugiye kuba imfizi y'akarere, wumve yuko nimba nawe uri umukobwa ugiye kuba indaya y'umurenge. Ibyo ngibyo nibyo bintu byonyine bizakubaho. Uburyo bwiza bwo kumanifestinga ku nzozi zawe, nimba wifuza kuba indaya nziza, gerageza wumve imiziki iri sexual cyane. Nimba wumva wifuza kuba umuntu w'umugabo cyangwa se wifuza kuvamo umuntu w'umunyensinzi, umuntu wageze ku nzozi ze, gerageza wumva indirimbo ziguha winning mentality, zituma wumva ko ugomba gukonkaringa ugaca mu bikomeye kugira ngo uzave mu muntu ukomeye. Ikindi kintu cya kabiri wajya ugerageza gukora, jya ugerageza ufate urugendo, ukora aka walk, ariko aka walk kameze nk'akame mu bwonko bwawe, umeze nk'uri muri meditation. Ukora urugendo utekereza ku nzozi zawe, ukora urugendo utekereza ku byiza wiyifuriza mu buzima bwawe, ku byiza wifuza kuzana mu hazaza hawe cyangwa wifuza guhura nabyo ku hazaza hawe. Uko ugenda ubitekerezaho cyane, niko ugenda urushaho kugira umutima wo kubishaka. Ibi bintu nabyo jya ugerageza ubikore buri uko ubonye akanya, kuko ni ingenzi mu buzima bwawe. Ibi bintu igihe cyose uzajya uba uri kugenda mu muhanda, uri kugenda utekereza kuri ejo hazaza hawe, uri kugenda utekereza ku nzozi zawe, uri kugenda utekereza ku byiza wifuza kugeraho cyangwa ku byiza uri kwigomwa kugira ngo ugereho, ibi ngibi bizajya bigukomeza muri uru rugendo, kandi ukomeze wumve uri inspired muri urwo rugendo, ukomeze wumve unejejwe no gukomeza ugana heza. Kabone n'ubwo waba uri kuva mu bibi, kabone n'ubwo waba utaravukiye mu muryango ukomeye, wifuza kuba umukire, wifuza kuba umukungu, wifuza kuba umushoramari, uvuga ngo nta bishoro ntake, ya mirimo yawe mitoya uri gukora igaragara nk'iciriritse izavamo gold, izahinduka zahabu, kuko niyo izakubera ikiraro. Ikindi kintu wajya ugerageza gukora cyagufasha kumanifestinga, gerageza wicare wiherereye muri wa mwanya wawe uri wenyine, unagerageza unywa amazi. Uko uzajya uba uri kunywa amazi wiherereye ariko utekereza cyane ku nzozi zawe, uri focused, uri gutekereza ibintu byawe uko wabigeraho, uri gutekereza inzira waca muri guhinga, urimo guhanga formula. Ibi ngibi jya ugerageza ubikore ariko uri no kunywa amazi. Bigufasha kutaba exhausted muri urwo rugendo rwo gutekereza uba urimo, kandi ibi ngibi bikanagufasha kubona neza ahazaza h'inzozi zawe, ahazaza uri kwiyifuriza. Reka turebere hamwe ibyiza bya manifesting, cyangwa se ibyiza byo kwiyaturiraho ibyiza. Sinzi nimba iri jambo narikoresheje neza nk'uko risobanuye mu Kinyarwanda. Ubundi ikintu cya mbere manifestation iguha cyangwa manifesting bigusigira, bituma ugira adresse, kandi bigatuma n'inzozi zawe uzishyira ku murongo, uzorganize. Ubundi hano hanze hari abantu benshi babayeho na adresse bafite. Adresse hano ndi kuvuga ntabwo ari adresse y'aho kuba, ntabwo ari ikibanza cyangwa se kuba ufite ahantu uri gukodesha, ahubwo ni adresse yawe mu nzozi zawe. Hari abantu badafite future, badafite ejo hazaza. Kuba badafite ejo hazaza ni uko badafite inzozi, nta ntumbero bafite. Ariko iyo ukora ikintu cyitwa manifesting, ubasha kumenya icyo wifuza. Iyo ubashije kumenya icyo wifuza, iyo ni adresse ya mbere uba ugeze mu buzima bwawe. Iyo ubashije kumenya impamvu uriho, ubashije kumenya umumaro wawe muri iyi si, ubashije kumenya ikintu ushoboye wafasha abandi bantu kugira ngo babeho muri iyi si,
iyo ni aderese yawe ya mbere. Ikindi cya kabiri, bituma ubasha noneho kuorganiza inzozi zawe, bituma utangira gupanga ikintu kimwe ku kindi step by step, uko uzakurikiza inzozi zawe, uko uzakurikirana inzozi zawe, bigatuma ubona ko ubuzima bworoshye mu buzima bwawe, muri rusange. Ikindi kintu cya kabiri cyangwa se ikindi kintu cyiza kizanwa na manifesting, bigusigira confidence, bigusigira icyizere mu buzima bwawe. Ubundi umuntu wese ukora ikintu cyitwa manifesting kuri we, uba usanga yifitiye icyizere pe, uba usanga ari umuntu uhora yifitiye icyizere, kubera ko ejo hazaza he aba habona, ibyahica ababizi kuko aba abyirinda kubi, ndetse n'ibyamugirira umumaro mu hazaza he abizi, abazi icyo ashaka mu buzima bwe, azi n'ibyo adashaka. Iyi confidence agendana mu buzima bwe nayo imufasha kuvamo umuntu ukomeye, imufasha kubaho ubuzima bwiza, imufasha kubaho ubuzima yifuje, bimufasha kubaho ubuzima bwifuzwa. Sinzi nimba ibi bintu byumvishe neza. Ikindi kintu cyiza, umuntu wese ukora manifestation cyangwa umanifestinga, bimugabanyiriza stress, imihangayiko. Abantu benshi hano hanze barahangayitse kubera ko ntago akeneye abantu baza kumusapotinga emotionally, akeneye abantu baza kumusapotinga financially, ntago azi ubushobozi yifitemo muri we, ntazi ndavaye ndajya he, ntazi ejo hazaza ngo bimeze bite. Urumva uwo muntu akajagari kari mu buzima bwe ntabwo buri organized. Ariko umuntu wese umanifestinga biroroshye cyane, kubera ko we ikintu cya mbere gishira muri we ni stress cyangwa se imihangayiko. Nta kintu kiba kikimuhangayikisha nta kintu kiba kikimuhangayikisha, kubera ko abazi yajya, abazi yagana, ibintu byo guhangayika kuri we biba byaracitse amazi. Ikindi kintu bimusigira, umuntu wese umanifestinga aba ari creative, aba azi guhanga udushya pe, aba azi no gukemura ibibazo. Ntabwo waba umanifestinga ubizi, ubishoboye, ngo noneho uba ugihura n'utubazo unanirwe kudukemura, cyangwa se wisanga utazi guhanga udushya. Guhanga udushya ushobora kuba wakwiyumva ukagira ngo uri umuswa, kuko abantu benshi bakunda no kutifana cyane. Ariko buriya igihe cyose uri kubona uri gukora ibintu abandi bantu bemera, uba wakoze ibintu bo batashobora. Iyo abantu uri gukora ibintu bakabyemera, bo baba babona batabishobora, mu gihe wowe ubona wakoze ibintu bike ku byo wagakoze, cyangwa se ubona hakiburamo ibindi. Iyi creativity yawe mu buzima bwawe igufasha kubaho neza ndetse no kugira agaciro muri society, izanwa no kuba ukora ikintu cyitwa manifesting. Kuba ubasha kwikemurira ibibazo byose uhura nabyo, ingorane zose uhura nazo, nta kintu kikiguhangayikisha. Ibi byose ni inyungu zizira mu kuba manifestinga mu buzima bwawe. Dore icyo ugomba kuzirikana: kuba umanifestinga cyangwa kuba wiyaturiraho ibyiza ntibizagabanya umurego wawe cyangwa imbaraga zawe mu gukora. Hari igihe ushobora kuba wiyaturiraho ibyiza mu buzima bwawe, ushobora kuba buri munsi wibwira ijambo ryiza, uranasenga, ntacyo udakora mu buzima bwawe, ariko ugasanga waradamaraye, utegereje ko kubera ko usenga wizeye ko Imana izaza ikaguterekera ibintu byawe ku meza. Brother, reka ngire ikintu nkubwira. Imana system yayo yo gukora nuko iguha opportunity zo kugera ahantu, wowe icyo usabwa ni ukugira ubwenge bubasha kuhaba. Ibi bintu sinzi nimba ubyumvishe neza. Nusenga Imana ukayisaba ubwenge, izabuguhereza, ariko ni amahitamo yawe gukoresha bwa bwenge wasabye Imana mu byiza bigufitiye umumaro, cyangwa mu bibi bizakwangiriza ubuzima. Muri iyi si ikintu cyonyine Imana yaduhaye, ari nacyo cyonyine ikiremwa muntu kikigira cyiza cyangwa kikakigira kibi, yaduhaye ikintu cyitwa freedom, yaduhaye ikintu cyitwa umudendezo mu byemezo dufata. Niyo mpamvu duhitamo gukora ibyiza cyangwa ibibi. Ese brother cyangwa sister, bitewe n'uri kumva iki kiganiro, wakumva umerewe ute ufite umukoresha uguhemba, yarangiza agahita aza kukubwira uburyo ugomba gukoreshamo umushahara yaguhembye? Wakumva umerewe nawe? Wakumva utanezerewe? Wakumva utishimye? Ahangaha niho Imana yacu ibera igitangaza. Yaduhaye ubuzima
ariko ntiyaje kudukontorora ngo itubwire ngo mugomba kububaho uku nguku nshaka, kuko ibyo ngibyo nibyo Adamu na Eva banze muri Edeni. Banze kuyoborwa n'Imana, bahitamo kwiyobora. Kamere ya muntu niko iteye, ikunda kwiyobora. Ahangaha niho rero ubwenge bwawe buzira. Ahangaha niho usabwa gukoresha ya mpano Imana iba yaraguhaye. Duhitamo twebwe icyo dukora cyiza cyangwa se tugahitamo ikibi. Ni nayo mpamvu no mu kwiga gusenga Yesu Kristo mu kutwigisha gusenga yongeyemo akantu ko tugomba kujya tubwira Imana ati ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Iyi si turimo ugomba kuzirikana ko ibyo Imana yifuza atari byo bikorwa, ahubwo ibyo wowe wifuza nibyo bikorwa, kuko imitima y'abana b'abantu ihora ibogamiye ku bibi. Ngayo nguko uko twisanze tuba mu isi yuzuyemo ibyaha, mu isi yuzuyemo agahinda n'umubabaro. Izo ni ingaruka z'icyaha n'ubu ngubu tukigendana nacyo, kuko iyi si yiza kuba ikiri mu biganza by'Imana, ikiri munsi y'ubuyobozi bw'Imana, nta kabuza twari kuba tukiri muri paradizo. Ndagushimiye wowe wanteze amatwi muri iki kiganiro, ndagushimiye ko wafashe umwanya wo kunyumva tukaba tugereranya aya magingo. Nagushishikarizaga gukora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana mu biganiro byiza nk'ibi ngibi byubaka sosiyete nyarwanda. Niba iyi video hari impinduka wumva igiye kuzana mu buzima bwawe, gerageza uyoherereze inshuti zawe magara 5 wifuza ko nazo zakunguka cyangwa zamenya nk'ibyo nawe umenyeye muri iki kiganiro. Ikiganiro isi y'abagabo nakagaruka. Ciao ciao.